Icyambere amasengesho akora, mbere yuko dusenga, amasengesho atwegereza Imana. Imana ishimwe. Uyu ni umwanya wo kuganira n'Imana, uyu ni umwanya wo kwegerana n'Imana, kuko aya masengesho aratwegereza Imana, Imana iduhana umugisha. Icya kabiri amasengesho akora, amasengesho agira amaboko. Ibintu wananiwe guterura, amasengesho ajya abiterura. Ibintu byakunaniye wumva bikuremereye, uterura ukumva ntibiterurika, uterura ukumva ntubibashije, ndagira ngo nkubwire muri uyu mwanya wo ku gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho, amasengesho azabiguterurira. Uhumure, byari byarakunaniye, ariko ndaguha ikaze muri uyu mwanya ngo ibintu byari byarakunaniye, kuko amasengesho agiye kujya asengerwa aha, agiye kujya ufatanya nanjye gusenga aya masengesho, azaguterurira ibintu byari byarakunaniye. Amasengesho agira amaboko. Imana ishimwe. Haleluya. Icya gatatu amasengesho akora, ntabwo ari ugupfa gusenga, ahubwo tuzi icyo amasengesho akora, tuzi icyo amasengesho amaze, tuzi icyo yakoze mu buzima bwacu. Ndagira nkubwire ngo icya gatatu amasengesho akora, amasengesho agira amaguru. Ahantu utakandagiye amasengesho azahagukandagirira, ahantu utageze amasengesho azahakugerera, naho utinya gukomanga amasengesho azakugendera agukomangire. Imana ishimwe. Haleluya. Amasengesho agira amaguru, amasengesho aragenda. Imana ishimwe. Aho utagera uzajya uhatuma amasengesho, aho utakomanga uhatuma amasengesho. Amasengesho agira amaguru. Imana ishimwe. Haleluya. Icya kane amasengesho agira umugongo. Imana ishimwe. Haleluya. Amasengesho agira umugongo. Niba wumva warunaniwe, niba warumva warucitse intege, kuri iki gicaniro cy'amasengesho wikonegiteho, amasengesho agiye kujya hakorerwa, amasengesho azahabera azaguheka. Imana ishimwe. Aya masengesho azaguheka, agira umugongo, azaguheka kugeza aho Imana yavuze, azaguheka kwicaza aho Imana yavuze, azaguheka guhagarike ku musozi Imana yavuzeho. Amasengesho agira umugongo, azaheka ubugingo bwawe, azaheka umubiri wawe, ubugingo bwawe. Aho abandi bari kugwa, amasengesho azaguheka, wowe ntabwo uzahagwa. Aho abandi bananiriwe, amasengesho azaguheka, wowe ntabwo uzananirwa. Ndagira ngo ngukumbuze uyu mwanya wo gusenga. Niba warunaniwe, ndagutangariza ko amasengesho agira umugongo, azaguheka, azaguheka, ntuzananirwa uhetswe n'amasengesho. N'igihe uzaba wacitse intege, amasengesho azaguheka. Imana iguha umugisha. Amasengesho agira umugongo. Amasengesho yakugiheka akakugeza aho Imana yavuze. Amasengesho yaguheka akakwicaza aho Imana yavuze. Amasengesho yaguheka akakujyana mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Amasengesho yaguheka akagutereka ku musozi Imana yaguvuzeho kuzahagararaho. Imana ishimwe. Uhumure rero, niba warunaniwe, aya masengesho araguheka. Ntabwo wongera kunanirwa. Hari igihe umuntu agira umunaniro wo mu buryo bw'umwuka, akumva arananiwe kandi akumva agikunze Imana, ariko akumva buza imbaraga zisubira inyuma, akabura n'imbaraga zikomeza imbere. Ariko ndagutangariza ko kuri iki gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho, amasengesho agiye kuguheka, aho kugira ngo usubire inyuma, ahubwo agiye kukujyana imbere. Imana ishimwe. Umuntu amasengesho ahetse ntabwo ajya asubira inyuma, ahubwo amuheka amujyana imbere, amujyana aho Imana ivugira, amujyana aho Imana ikorera, amujyana ahantu Imana ituye. Imana ishimwe. Amwegereza Imana. Ndagutangariza, niba wari wihebye, niba warunaniwe, aya masengesho agiye kuguheka. Imana ishimwe. Haleluya. Amasengesho ajya duheka no mu buryo bw'umubiri. Ukumva
niba urwaye indwara runaka ukumva umubiri urananiwe, ukumva ucitse intege, ukumva urarara upfuye iryo joro, cyangwa ukumva uririwe nturi buramuke, ariko iyo wasenze amasengesho araguheka, umubiri ukongera ukagira imbaraga, ukongera ugakomera, ukongera ugatambuka, ukongera ukabyuka, amasengesho ajya aheka umubiri, ukongera ukaba muzima, uwari urwaye akabyuka, uwari wumva acitse intege, wari wumva yabaye pararize, amasengesho ajya amuheka akamukura muri pararize. Amasengesho agira imbaraga ku kintu icyo ari cyo cyose, ku muntu uwo ari we wese, ku hantu aho ariho hose, amasengesho agira imbaraga. Ndakwiyegereje rero kuri iki gicaniro cy'amasengesho, kugira ngo ujye ubana natwe. Aho utageze amasengesho azahakugeza, aho uticaye amasengesho azahakwicaza, aho wowe wumva ibitekerezo byawe bidashyikira, humura amasengesho azahakujyana. Imana ishimwe, haleluya. Nagira ngo ngukumbuze rero muri uyu mwanya wo gusenga, ntucike intege, ntumve kunaniwe. Amasengesho agira amaboko, amasengesho aterura ibintu abantu batateruye, amasengesho agira amaguru, yakugeza aho utigereye. Hari abantu amasengesho yateruye abajyana ahantu, abageza ahantu, abakomangira ahantu batari kuguhamagara. Amasengesho aragenda aragukomangira, wumva baraguhamagaye. Ahantu batari kuguha akazi, amasengesho akugerera yarakudeporeza, wumva baraguhamagaye. Ayo ni amasengesho yakugereye. Hahandi wumva gutari bwinjire, amasengesho yarahakwinjije. Amasengesho rero agira umugongo, Imana ishimwe, ajya guheka. Hari abantu yahetse abicaza ahantu batari kwicara, hari abantu yahetse abahesha umugisha, hari abantu yahetse abatambutsa aho abandi baguye. Amasengesho agira umugongo. Kuri iki gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho, ndakwingingiye muri Kristo Yesu, amasengesho yongera guheke, amasengesho yongera guterure, amasengesho yongera kugendere, amasengesho yongera guhuze n'Imana. Ngukundishije aya masengesho, Imana iduhana umugisha. Insanganyamatsiko rero y'uyu munsi tugiye gusengeramo, naguteguraga kugira ngo wumve ko gusenga kwawe atari ugupfa ubusa, ahubwo tugiye gutangira dusenge. Hari icyo amasengesho yatumariye, hari icyo amasengesho yatugejejeho. Icya mbere nababwiye ko aduhuza n'Imana. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga kugira ngo aduhuze n'Imana, atwiyegereza Imana, dusengera mu ijambo, twegera Imana. Tegura umutima wawe, tegura, wikumva gusa, ahubwo nawe tegura. Uyu ni umwanya wo kuganira n'Imana, uyu ni umwanya wo kuvugana n'Imana. Itegure, tegura umutima wawe, utegure ahantu Imana igiye kuvuganira nawe. Imana ishimwe, haleluya. Tugiye gusenga Imana, ariko iyegereze, igira hino dusenge. Ndakwiyegereje mu izina rya Yesu, dusengere mu ijambo. Intego y'uyu munsi tugiye gusengeramo ni intego ivuga ngo kwigarurirwa n'Imana. Imana ishimwe. Dusanga mu maganya ya Yeremiya 5:21, kwigarurirwa n'Imana. Twagiye gusenga kugira ngo Imana itwigarurire muri aya masengesho. Imana itwigarurire muri aya masengesho. Tegura umutima wawe, Imana itwigarurire muri aya masengesho. Imana itwigarurire. Icyambere dushaka ko Imana itwigarurira. Data, mu izina rya Yesu turi imbere yawe kuri iki gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho. Turakwiyegereje mu izina rya Yesu Kristo. Data, mu izina rya Yesu, wabaye data mu izina rya Yesu. Abatari ubwoko waduhinduye ubwoko, abatari abana twahindutse abana ku bw'izina rye, abari kure y'amasezerano twigijwe hafi ku bw'izina rye. Turagushimiye ko natwe twitwa abana bawe ku bw'izina rya Yesu. Kuko ijambo ryawe riratubwira ngo abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Niyo mpamvu uri data, kandi binyuze mu izina rya Yesu turagushimiye. Uyu mwanya rero tugushimiye ko uri kumwe natwe, ntabwo tubishidikanyaho. Ryo ni isezerano waravuze ngo 2 cyangwa 3 bateranye uzaba hagati yabo. Ni isezerano ry'ukuri kumwe natwe. Ubwo uri kumwe natwe rero, tuje imbere yawe dufite icyifuzo cy'uko watwigarurira,
cy'uko watwigarurira, cy'uko watwigarurira. Muri Yeremiya haratubwira ngo niho dushingiye dusenga, niho dushinze imizi muri uyu mwanya, niho duhagaze muri iri jambo. Haravuga ngo twigarurire Uwiteka. Imana ishimwe, haleluya. Ngo natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire bya bihe byacu bibe nk'ibya kera. Turashaka kutwigarurira. Icyifuzo dufite muri uyu mwanya, turashaka ko utwigarurira. Icyambere dushaka kutwigarurira, utwigarurire Mana, utwigarurire. Haleluya, utwigarurire. Hari ibintu byinshi byatwigaruriye ntibyatugirira umumaro, ariko wowe nutwigarurira biratugirira umumaro. Utwigarurire, utwigarurire. Duhinduke ubwoko bwawe, duhinduke ishyanga wishimira, duhinduke abana bawe. Wigarurire imitima yacu, wigarurire ibitekerezo byacu, wigarurire amarangamutima yacu, wigarurire ubugingo bwacu, wigarurire imibiri yacu. Utwigarurire Mwami, kuri iki gicaniro cy'imbaraga z'amasengesho turakwingingiye muri Kristo Yesu, utwigarurire. Umuririmbyi araririmba ngo Yesu aramfata, ngo akankomeza. Impamvu tukwinginga ngo utwigarurire ni uko uyu muririmbyi yaririmbye ngo urukundo rwanjye ruke ntabwo rwamufata, ariko we iyo amfashe arankomeza. Utwigarurire kugira ngo dukomeze. Ibyigaruriye ibitekerezo byacu biturekure, wowe utwigarurire. Ibyigaruriye imitima yacu biturekure, wowe utwigarurire. Ibyigaruriye ubugingo bwacu bivuga ngo bizatuma turimbuka, wowe utwigarurire, ugarure n'ubugingo bwacu. Bivuga ngo byigaruriye imibiri yacu, ngo izicwa n'indwara, wowe utwigarurire, imibiri yacu ibe mizima. Dukeneye kutwigarurira Mana, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Utwigarurire. Uyu muririmbyi aravuga ngo Yesu aramfata akankomeza, ngo urukundo rwanjye ruke ntabwo rwamufata, ariko urwe iyo rumfashe rurankomeza. Urwacu iyo rugufashe rurakurekura, ariko urwawe iyo rudufashe ruradukomeza. Utwigarurire mu rukundo rwinshi. Uyu mwanya utwigarurire Mwami, wigarurire ibitekerezo byacu, tugire imitekerereze mizima, tugire imitekerereze myiza. Hari igihe umuntu abyuka yumva afite imitekerereze myiza, ariko bikarangira agize imitekerereze mibi. Ariko iyo watwigaruriye tugira imitekerereze myiza, iyo watwigaruriye tugira imivugire myiza. Hari igihe umuntu yisanga aho yari agiye kuvuga neza yavuze nabi, ariko iyo watwigaruriye tuvuga neza no mu gihe cyo kuvuga nabi. Ubwo ni ubuntu bwo kutwigarurira. Dukeneye kutwigarurira. Iyo watwigaruriye imitima yacu ntiduhagararamo, iba yumva amahoro. Iyo watwigaruriye twumva ubuzima, twumva dutuje. Utwigaruriye, iyo watwigaruriye aho gukora nabi dukora neza. Turakwingingiye muri iri sengesho, utwigarurire Mana, utwigarurire. Wigarurire imitima yacu, wigarurire ibitekerezo byacu, utwigarurire Mana. Icyo nicyo twifuzo dufite muri iri sengesho. Nta muntu wigaruriye wigeze akorwa n'isoni, nta muntu wigaruriye wigeze amwara. Iteka ryose abo wigaruriye bagize umugisha, bakugiriraho umugisha, babona ineza yawe. Imana ishimwe, haleluya. Impamvu dushaka kutwigarurira ni uko hari igihe tujya gukora neza tukisanga twakoze nabi, ariko iyo watwigaruriye duhinduka umutungo wawe bwite, tugakoreshwa ibyiza, tugakoresha iby'umumaro. Impamvu dushaka kutwigarurira ni uko muri iyi minsi biragoye gutandukanya abasenga n'abadasenga, ariko iyo watwigaruriye abantu barabimenya. Tuvuga nkawe,
tukagenda nkawe, tukambara nkawe, tugakora nkawe. Iyo watwigaruriye ntabwo ari ngombwa ngo abantu babitubone, tubibwire abantu, ahubwo babitubonaho ko watwigaruriye. Iyo watwigaruriye ntabwo ari ngombwa ngo tubyamamaze ngo turakijijwe, ngo twakiriye agakiza, ahubwo abantu babitubonaho, babona ko tuvuga nkawe, bakabona ko twambara nkawe, bakabona ko tugenda nkawe. Kuko kugira ngo abakristo b'itorero rya mbere, abatubanjirije babita abakristo, ntabwo aribo baryise. Iyo bagendaga mu makaritsiye, bari mu masoko, bari mu maguriro, batambuka, bavuga, bagenda, atari uko bavuze mu ndimi, atari uko bambaye ibirebire, ahubwo iyo abantu babarebaga baravugaga ngo aba ngaba ntabwo ari abasadukaya, ahubwo aba ni abakristo. Imana ishimwe, haleluya. Aba ni abakristo, atari uko bavuze mu ndimi, ahubwo basaga nawe, bavugaga nkawe, bagendaga nkawe, wari warabigaruriye, kandi nabo barakwemerera, urabayobora. Uyu mwanya mu ijambo ryawe utwigarurire natwe, nitunyuraho muri karitsiye bajye babona dusa nawe, babone tuvuga nkawe, babone tugenda nkawe. Umuririmbyi ahimba ngo nidutunganire Imana, si ngombwa ngo tuzavuge byinshi, ngo bose bazareka ubugome, ngo bitabe Kristo, ngo bitabe Yesu. Ni ukuri nitugutunganira, ni ukuri hari ibyo abantu bazareka ku bwacu. Mana udushoboze, utwigarurire. Umuntu ashobora kugira izina rikomeye ariko abayeho mu buzima bw'umwijima. Umuntu ashobora kugira akazi keza ariko akabaho mu buzima bw'umwijima. Umuntu ashobora kugira urugo rwiza ariko akaba arubayemo mu buzima bw'umwijima. Umuntu ashobora kubyara abahungu n'abakobwa ariko akabona ubuzima bwabo n'umwijima. Ariko ni wowe wenyine watandukanye umucyo n'umwijima, kuko ngo nta kintu na kimwe cyaremwe kitaremwe n'amaboko yawe, kitaremwe nawe. Ni ku ijambo ryawe ritubwira. Ni wowe wenyine watandukanyije, wagendereye isi nk'uko nawe utugendereye muri iri jambo. Usanga ibaho mu buzima bw'umwijima, ntimenya ngo bwakeye, ntimenya ngo bwije. Uwo munsi uyigirira impuhwe nk'uko natwe tugiriye impuhwe muri uyu mwanya. Nta muntu n'umwe wigeze usura ngo umusige uko umusanze. Wasuye n'isi, usanga ibayeho muri ubwo buzima. Urayivuga ntabwo ndi bugusige uko ngusanze, ngo urayibwira ngo utandukanye umucyo n'umwijima. Wisiga mu mucyo, umwijima uwishyira ukwayo. Ndagushimiye kuko utayisize uko uyisanze. Natwe uratugendereye mu ijambo ryawe, ntabwo ryadusiga uko ridusanze. Hari abafite umwijima mu buryo bw'umwuka, bisanga umunsi umwe basenze, undi bacitse intege, bisanga mu buzima butegera Imana neza. Uyu mwanya uvuganye natwe mu ijambo ryawe ko hari umucyo ugiye kuzana mu buzima bwacu. Uwo mucyo turawakiriye, uri Imana itabeshya. Nk'uko imvura itasubirayo idatosheje ubutaka, niko n'ijambo ryawe utaritumira ubusa. Zana umucyo mu buryo bw'umwuka, ubugingo bwacu bumurikirwe n'umucyo wawe. Ni wowe mucyo w'isi, ngwino utumurikire mu buryo bw'umwuka, ngwino utumurikire mu bugingo. Ahari umwijima hongere habone. Umuririmbyi araririmba ngo umurike ahatabona, ngaho umwijima uri, ngo umutima ukangutse. Uyu mwanya umurike no mu bugingo bwacu, umurike n'ahatabona. Hari ahantu tujya twisanga ububi tutari tuzi ko dufite, ariko aho naho nuhacana itara harabona, umwijima uhabi mubi uhahunge. Hari ibyo tujya twisanga dukoze tutakabaye tubikora, aho naho hacana itara, uwo mwijima uhimuke mu byumba by'umutima wacu.
Mana umurike, umurimo ngo undondore umenye. Twe ntabwo twakwirondora kuko hari ibyo tujya twisangamo tutakabaye twisangamo, ariko uyu turondoye umurika ahatabona. Hari ibyumba byinshi biri mu mitima yacu tuba tutazi kuko twisanga haturutsemo umwijima, ndetse uwo mwijima natwe ukadutungura ndetse ugatungura n'abantu, ariko ucane mu itara uwo mucyo umira umwijima mu izina rya Yesu. Abafite ibintu bitandukanye biri mu mitima yabo byiziritsemo, ucane itara birekure bigende, kuko nta na rimwe nigeze mbona umucyo utamira umwijima. Cana itara mu mitima yacu, murikira ubugingo bwacu, murikira ibitekerezo byacu bitekereze neza, murikira amarangamutima yacu, murikira ingingo zacu zose, murikira amaso yacu abona Imana, murikira amatwi yacu yumva Imana. Hari ibintu twumvise bituzanira umwijima mu bugingo, hari ibintu twumvise bituzanira umwijima mu buryo bw'umwuka, ariko murikira amatwi yacu, ibyo twumvise byende, umwijima uhunge, umucyo wawe ubimire. Hari ibintu twabonye bizana umwijima mu buzima bwacu, ariko murikira amaso yacu abona umucyo wawe. Umwijima wakiriye wanyuze mu maso yacu, wanyuze mu byo twabonye, uhunge, ahubwo amaso yacu abona umucyo wawe. Mana, hari ibintu twariye, hari ibintu twanyweye bizana umwijima muri twebwe, bizana indwara zitandukanye, bizana za kanseri, bizana amadiyabete, bizana ibintu byinshi muri twebwe, ariko turakwinginze ngo ibyanyuze mu kanwa kacu bikazana umwijima mu mubiri w'indwara, ongera umurikire akanwa kacu, umwijima usohoke, twakire n'umucyo mu mubiri. Erega umubiri ukeneye kubaho nawo ubohotse. Iyo uboshywe n'umwijima w'indwara ntabwo wanezererwa Imana, uhora wiganyira, uhora ubabaye, uhora utishimye, ariko umucyo wawe numurikire no mu mibiri yacu ibe mizima. Umwijima w'indwara ihunge, indwara z'uburyo bwose ntari buvuga amazina, ariko umucyo wawe ugiye kumurikira mu mibiri yacu, umira izo ndwara zose mu izina rya Yesu. Umucyo wawe numurike mu ngo zacu, umucyo wawe numurike mu ngo zacu. Hari igihe Satani azana mu mwijima, agacana mu mwijima we, ariko turasenze ngo ahagaragara umwijima hose umucyo wawe nuhagaragare. Hari igihe Satani azana umwijima mu bana, ahagaragara umwijima ntihaze umucyo wawe. Hari igihe Satani azana umwijima mu kazi, umuntu akagenda akora ariko agakora mu mwijima, akabana n'abantu bamugambanira, akabana n'abantu batamukunda, akabana n'abantu bamugirira nabi kandi abibona, akabana n'abantu bamutoteza, akabana n'abantu bamunaniza. Uwo ni umwijima waraje mu kazi, ariko nawe ndamusengeye muri uyu mwanya, uwo mwijima w'abamurwanya uca mu bamurwanya, uwo mwijima utuma nawe atabona uburenganzira nk'ubw'abandi bakozi, uwo mwijima nuve mu kazi. Iri jambo nirizana umucyo mu kazi ke, ndasenze kugira ngo iri jambo rizana umucyo ahakorera, nawo uwo mwijima uhari umucyo umuzaniye mu kazi umira uwo mwijima, nawe akorere mu mucyo mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Mana, urakoze cyane Mana. Muririmbyi araririmba ngo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege, ngo umwijima utuma tutareba iyo tujya, ngo ariko nubwo bimeze gutyo ngo nzi neza icyo Imana yamvuzeho. Ngo nubwo bimeze gutyo, aho nyura hari umwijima, aho nicara hari umwijima, aho ngenda hari umwijima, ngo nzi neza icyo Imana yavuzeho. Ahanurira ubuzima bw'uyu muririmbyi aravuga ngo nzagera ku cyo yavuze. Haleluya! Ngo nzagera naho yambwiye, ngo kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Imana ishimwe. Haleluya! uyu mwanya umwijima nuve mu nzira tugera aho Imana
Imana yavuze. Uyu mwanya umwijima nuve mu nzira twicara aho Imana yavuze. Uyu mwanya umwijima nuve mu nzira duhagarare ku misozi Imana yashatse ko duhagararaho. Uyu mwanya umwijima nuve mu nzira abo yabujije gukora bakore. Uyu mwanya umwijima nuve mu nzira abo yabujije kubyara babyare. Uyu mwanya umwijima nuve mu nzira abo yafatiye ibyabo urekure. Umwijima nuve mu nzira abatabonaga inzira babona inzira. Umwijima nuve mu nzira. Turawirukanye ku buzima bw'aba bantu, turawirukanye, nirukanye umwijima ku buzima bw'aba bantu mu izina rya Yesu. Mpagaze mu ijambo ryawe, wowe watandukanyije umucyo n'umwijima, ndategetse mu izina rya Yesu Kristo, ndategetse zina twaherewemo gutabarwa, zina twaherewemo ubutabazi, zina twaherewemo ubugingo. Baravuze ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru uzateraho akashe. Mpambiriye umwijima ku muntu wese uteze amatwi ku buzima bwe. Mpambiriye umwijima, nujye kure ye, nuture kure ye, niyakire umucyo w'Imana, niyakire ubuzima bubona, niyakire kumurikirwa n'Imana, niyakire gutabarwa n'Imana. Urakoze Mana gucanya itara mu buzima bw'aba bantu. Urakoze Mana kuzanya umucyo, bagiye gukorera mu mucyo, bagiye kuba mu buzima bw'umucyo. Turagushimiye kuko ijambo ryawe ritadusiga uko ridusanze, riratubohora, riraturwaniriye, riratuneshereje. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. NIYO TV, Bibiliya kutwese. NIYO TV, Bibiliya kutwese. NIYO